ingaruka nyine ni uko inyungu twabonaga icyo gihe ntazo twinjije, kandi abanyamuryango benshi bahura n'ibibazo by'ubukene kubera ko bafashwaga n'uko bagiye gucuruza. Icyo gihe nyine ntawacuruzaga, usanga isanduku yacibereye kubera ko twinjizaga mu isanduku ya koperative. Nyine koperative usanga ari nta kintu kirimo kubera ibyo bibazo bya kovide. Aho kovide isa naho igabanukiye, baduhaye uburenganzira bwo gucuruza, twagiye gushaka abakiriya bacu twakoranaga. Ubwo umufomo iratangira nyine dutangira kujya tubagemurira ibicuruzwa. Ntabwo ari cyane, bose ntabwo twari twashyikirana nabo nk'uko twari dusanzwe dukorana nabo, kubera ko benshi banarambukaga bakadusanga mu Rwanda. Twaba tutambutse bo bakambuka, ugasanga nyine muvoma irashyushye, bakaza bakaturangurira tutarinze twanajyayo, bakadusanga mu Rwanda ari benshi. Ibisigaye akaba ari byo twambutsa tukajyana muri Kongo. Ariko abakongomani ntabwo bari kwambuka, hari kujya hambuka bakeya bafite gahunda. Ubu ni twebwe turi kubibajyanira muri Kongo. Ibibazo duhura nabyo byinshi, kubera ko urabibajyanira bagashyiraho igiciro bashaka. Niba wavuga ngo nibura njye ndagurisha nk'ibihumbi 5 agafuka k'imyembe cyangwa 6, ugasanga bo bari kuvuga ngo ni 3 cyangwa 4. Hari imbogamizi nyinshi kubera ko babikora uko babyumva, uko babishaka. No ku mupaka ugasanga hari imisoro igiye itandukanye umuntu atazi ngo ni iyiki, wahura n'umupolisi ati mpereze, wahura n'undi ngo mpereze. Bagashyiraho n'ibya permis de séjour, umucuruzi wambutse akaba ayifite, waba utayifite bakagusubiza inyuma, ugasanga hari imbogamizi nyinshi. Ariko harimo n'inyungu. N'inyungu irimo kubera ko ntabwo umuntu yahora ahomba buri munsi. Hari igihe none uhomba ariko ejo ukazunguka. Twe ni ukugenda twambaye udupfukamunwa muri Kongo, haba hari n'amazi tugakaraba intoki n'isabune, amazi meza. Ubwo tukirinda n'ibintu byo gusabana cyane. Abakiriya bo baraza nyine ducururiza mu tumoto, akaguhereza amafaranga akagenda. Umukiriya kenshi ntaho muhurira cyane kubera ko aguha amafaranga gutya agafata icyo arafata akagenda. Twarabyumvaga ariko nta kigeze kidutera inkunga. Twabyumvaga ku maradiyo, hari n'imishinga yaje ahantu ku masako, ahantu tubikiriza, bakatubwira yuko bashaka guhereza amakoperative amafaranga, bakazajya bishyura makeya, bagashyiramo akanyungu gakeya. Ariko twamaze gukora iyo mishinga bigeze nyuma baranga. Sinzi ukuntu byagenze, twarabibabaje baratubwira ngo byaranze, ngo byashiriye aho. Basaba ubuyobozi ni uko badukorera ubuvugizi muri Kongo, n'abakongomani bakajya bambuka ari benshi bakadusanga mu Rwanda. Kubera ko iyo banadusanze mu Rwanda ubona hari muvoma ihagije, ku buryo utapfa kujya muri Kongo ngo bagutere igihombo, ahubwo nabo bakaza mu Rwanda, nabibyo bakagombye kugura mu Rwanda bakabihagura bakabijyana iwabo muri Kongo. Nibwo buvugizi nasabaga ubuyobozi. Ubundi gusaba ko bakwita ku makoperative cyane, bakadutera inkunga, kubera ko ubona amakoperative usanga kenshi igishoro ari gikeya. Niba mwakagombye gukoresha nka miliyoni zingahe ugasanga ntazo. Ubwo nasabaga ubuyobozi ko bakwita ku makoperative acuruza ubucuruzi bwambukiranya imipaka kugira ngo batwongerere igishoro. Byagize ingaruka ku buryo akenshi abaguzi baragabanutse, ndetse ibicuruzwa byacu bituruka ku buhinzi n'ibiki byose byagiye bibura abaguzi. Mujya mubyumva ko n'ibiciro bigenda bigabanuka kubera biba byinshi, ibiciro bikaba bikeya. Nuko byagenze mu by'ukuri, ariko icyo turi gukora ni iki, nuko ubuyobozi bw'igihugu buri kuganira na Kongo kugira ngo uko byahoze hakoreshwa jeto zatumaga abantu bagenda babona serivisi ku buryo bwihuse, bitari bigikunda muri iyi minsi, ariko birimo mu nzira zo gukemuka. Ibiganiro bigeze kure, kandi abacuruzi bacu bohereza ibicuruzwa bitandukanye bazabona igisubizo kandi kizaba ari cyiza. Ibiganiro bigeze kure.